Kuba umuntu yambara iherena rimwe cyangwa menshi ku gutwi hari abatabitindaho kuko bisa n'ibimaze kumenyerwa mu batuye mu bice by'imijyi. Hari bamwe bambara aya maherena kuko babibonanye abandi, ariko hari n'abayambara bazi neza impamvu babikoze. Oda Paccy afite amaherena ku matwi yombi, akagira n'irindi herena ku zuru ku gice cy'ibumoso. Aratubwira icyamuteye kwambara iherena ku zuru, umuco utamenyerewe mu Rwanda. Nge nayambaye kubera ko nkunda amaherena cyane, ariko cyane nicyo kintu cya mbere nkunda ku mukobwa. Nabonye abantu benshi nyine bayambara amaherena, nkabona abantu barayambara, kandi nanjye nyine mbikunda, nkunda amaherena. Ndavuga se kuki nge ntabigerageza cyane ko nta bundi burwayi byantera. Ndavuga nanjye ese nkakoze nkashyizeho nanjye ku zuru byagenda gute, ariko nyine abantu bakambwira birababaza. Bigeraho nyuma ndavuga okay, birababaza ariko ndabikunda, ngomba kubikora nanjye kugira ngo, kubera ko mbikunda just so ndabikora, ariko nta yindi mpamvu ihari. Kuba umuco ugenda ukura, abaturage bakabasha kumenya ibikorwa mu bindi bihugu, bifatwa nk'impamvu ituma kuri ubu no mu Rwanda hari abatangiye kwambara amaherena ku bice bitari amatwi. Abambara amaherena hatari ku matwi no barabizi ko hari abatabibona neza, ariko uwabikoze aba yiteguye kwakira ibyo bamubona bazamuvugaho byose. Harimo abantu twita ko banasirimutse, juste nyine bashaka kubona nyine ako gaherena akaguklasa ku nyine uyu nguyu ameze gutya bite n'iherena, wenda n'amaherena abonye yambaye ntibyabura kamwe muri societe y'abantu benshi, kubera ko ntago twakumva ikintu mu buryo bumwe, ariko aho hantu nyine ntihabura. Burya ikintu umuntu wese, nge ku giti cyanjye ikintu ngiye gukora mba nagitekerejeho bihagije, kandi nzi ko nzanahura n'abantu rimwe na rimwe bashaka kutazakira icyo kintu neza. Niyo mpamvu iyo hagize ikintu wenda kiba, kubera nkajya ahantu wenda bakavuga uriya muntu apfumuye ku zuru, nyine urumva iyo umuntu avuze gutyo nawe nyine wumva hari ukuntu bitagushimisha, ukese se kuki atabibona nk'ibintu bisanzwe. Mu mwaka urenga Oda Paccy amaze ashyize iherena ku zuru, avuga ko ntawe uramuhutaza. Nta mahirwe arabuzwa no kuba yambaye amaherena. Ntiyatwemereye niba uretse ibice bigaragara inyuma ku mubiri, ari byo ku matwi no ku zuru, hari ahandi afite iherena, ariko kuri we ngo ntabifata nk'ikintu gikomeye gikwiye gutungura uwabona cyangwa kumva ko umukobwa yambaye iherena ku bindi bice by'umubiri akabihuza n'indi migenzereze. Nshobora wenda kumva nkunze iherena, n'urugero hano nkaripfumuza, ntaho bihuriye n'ishusho ubonye inyuma. Ntabwo bivuze ko ari ibintu bibi, wenda ari umuntu mubi, kwa sinzi uko nabivuga, afite imico mibi kubera ko ipfumuje iherena aho ngaho. Ikintu navuga ku maherena ahantu aho ariho hose abakobwa bipfumuza, ngiye mbifata nk'imirimbo y'abakobwa, bitewe n'icyo ubona kikubereye cyangwa se kibereye isura yawe, cyangwa se ubona kiza kuri wowe. Ingingo yo kuganira ku bindi bice by'umubiri byambarwaho amaherena, si buri wese wemera kuyivugaho, kuko bimwe mu bice byambarwamo harimo n'imyanya y'ibanga. Inkomoko yo kwambara amaherena ntivugaho rumwe, ariko inyandiko iri ku rubuga rwa livestrong.com ivuga ko kwambara amaherena byatangiriye mu Buhinde. Kuri ubu bimaze no gukwira mu bihugu bitandukanye, aho bigaragara cyane ni mu bihugu bituwe n'abayisilamu no mu bihugu byateye imbere. Ikinyandiko nyinshi zihurizaho nuko ababikora bijyana no gushaka kurimba.